Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Muri rwa rugendo wo kwizera turakomeje. Twarebeye hamwe cyatumye Yesu ageragezwa kwari kugira ngo azatabara abageragezwa nkuko nawe yageragejwe. Niyo mpamvu Yesu yumva vuba ibyawe. Niba hari uworohewe kumva ikababura kawe ni Yesu, kandi binyuramo nawe yabinyuzemo, kandi n'abandi babinyuzemo ariko baranesha. Ni ukuvuga ngo ushaka ntiwakwiyaturaho gupfa, oya wakwiyaturaho ubuzima, kubera ko urugamba uri kunyuramo nturi wa mbere. Yesu afite inararibonye mu gutabara abameze nkawe. Ubu rero icyo tugiye kurebera hamwe no kwibaza ibanga ryatumaga Yesu anesha nirihe. 12 mu Baheburayo 2. Ibanga rya Yesu dore ho ryihishe. Haranditse ngo ubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Muyandi magambo navuga ngo bitewe n'ibyishimo byihishe nyuma y'umusaraba byatumye wihanganira. Ugiye mu bice bibiri umurongo waho wa 5 kugeza 11 mu Baheburayo mu Bafilipi haranditse ngo umuntu cyatumye Imana mu izina risomba n'amazina yose. Wari ukwiye kubona ikishi nyuma y'ukugerageza, wari ukwiye ku maso guhumuka ukamenya ko umubabaro wawe upimye, kandi inyuma yawo ukishimira ibihari. Impamvu ubona abantu rero bajya ku ikosi, kubona abasirikare bajya kwitoza, ntabwo baba bari kureba gusa imibabaro irimo kwitoza, baba bari kureba ibyishimo biri inyuma yo kunesha. Abakinnyi bajya mu mupira bakina bareba igikombe, bakina baba barakizana bakagiterekaho, baza gukina bagiteretsaho, bakina bakibona. Umuntu ujya mu kazi ajya gukora umushahara wuzi, none wari uzi ko buriya ibintu unyuramo nabyo bifite umushahara ubitegereje. Wari uzi ko kunesha aribyo bizaguha ibyishimo. Uzi ko birivuga iravuga ngo herwa umuntu wihanganira imugerageza, wihanganira bimugerageza, utabivamo, utabireka, namara kwemerwa ukabikama ry'ubugingo bw'Imana asizeneje abayikunda. Urukundo rwawe Yesu rujya runangaza, watumye usiga ubwiza n'icyubahiro, nguzu dutabara udukize. Urabambwa wamarika baryamawa, wambika ubusa ku musaraba, byose ubyemezwa mwami n'urukundo ruhebuje. Uyu mwanya rero ndakwinginga ngo Imana iguhumura amaso, iguhumura amaso urebe ibiri inyuma y'ibyo unyuramo. Inyuma y'ibyo unyuramo hari ikintu cyihishe gikomeye. Urugamba uri gucamo hari ibintu bikomeye biri imbere yawe. Nubwo ubona wenda gupfa, nturi bupfe, nta gupfa, ntacyo uri bubi, ahubwo no kugira ngo ubivemo Satani nicyo ashaka. Hari n'amajwi menshi yongorera gukura umutima, ariko inyuma y'ibyo unyuramo hari ikintu gikomeye Imana yateretse. Hari igikombe ndi kubona imbere yawe, ndabona umugisha, ndabona ikintu kidasanzwe kiri imbere y'ibyo uri kunyuramo. Ushaka rero wakomera. Yesu rero we yabonaga umusaraba, niyo mpamvu yabwiye intumwa ze ati ndabona umusaraba, ntabigeze amukomeza. Baramubwiye ati biragatsindwa Mana kujya gupfa. Ariko ikintu gitangaje, hari ikintu Yesu yakoze. Ikintu Yesu yakoze ni giki? Yesu yabwiye intumwa ze ati muze tugende, ahubwo yifuzaga ko agotomera ibiri mu musaraba byose, imibabaro yose akagutomerera rimwe. Uzarebe mu munyeshuri w'umuhanga bamuha ibizama ko ati mu bimpi mbikorere rimwe. Ndashaka kumenyesha ko Yesu yihanganiye umusaraba kuko yarebaga inyuma yawo ibintu bihari. Reba uyu munsi ukunda asingizwa. Ibi ngibi byose yarabibonaga, amaso yarahumutse nk'Imana, abona imbere ye ibizaba inyuma y'umusaraba, abona umuzuko, abona urupfu, abona n'umuzuko. Nawe rero uzajya ubona ikintu kimwe, ujya ubona bibiri, uzajya ubona ibintu bibiri. Elisa Gehazi yaramubwiye ati ndabona ingabo ziduteye z'Abasiriya. Ko Elisa abona inyuma yazo iz'abamarayika zaka umuriro. Jya ureba ibintu bibiri, ureka kwatura ibintu bibi, kandi inyuma y'ibyo ubona hari ibindi. Inyuma y'umubabaro w'uyu mubiri twambaye jya ubona ubugingo. Jya unyaruka ujye mu ijuru utembereyo, urebe inyuma y'uyu mubiri, urebe uyu mubiri kurushya inyuma yawo, urebe ibyiringiro by'abizera, ubona umuzuko. Noneho ibyishimo byihishima y'ibyo unyuramo biguheshe kuba umugabo, kuba umugore, kuba umukobwa wizera Imana. Kuva kubwire rero ibyishimo by'inyuma y'umusaraba byatumye Yesu yemera kuvuga ngo reka mfe. Noneho turebe Yesu yazutse. Uze ko yibagiwe umubabaro,
niyo mpamvu mubona umubyeyi nubwo gusama inda kugumana inda ko inda umubyeyi aba afite ibimugoye imurushya, ariko ntabwo atekereza cyane ku mibabaro, areba ku mwana azabyara. Wowe ibyo uri kunyuramo bizavamo iki? Ukurikije urugamba uriho urumva hazavamo iki? Reka Imana iguhumura amaso, Imana igufashe amaso ahumuke, urebe ibintu byinshi nyuma y'ibyo uri kunyuramo, uratangara. Muri byavuze ngo bari imigisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe, iminsi yo gutangaza. Imana iguha umugisha, amaso ahumuke, nturebe ingabo z'Abasiriya, urebe n'amagare y'ingabo zo mu ijuru ziri kumwe nawe. Nturebe ibibazo gusa, urebe n'ubutabazi bw'Imana n'ukuntu Imana igukunda. Imana iguha umugisha, kugirire neza. warakoze kumera inama y'igitambo nk'urwawe ibyaha byanjye byose, ubuntu busaga bumbaho ibyiringiro nari mfite bihabwa n'umwami wanjye, gakondo nari mfite yigiraho umugabane. Ibyo byose byabaye kubera urukundo ruhebuje, urukundo rwawe Yesu rurahebuje, urukundo rwawe Yesu ntacyo runganya, rurahebuje, rusumba byose, rusumba byose biriho, ntacyo twarunganya, rurahebuje, rusumba byose, rusumba byose biriho, ntacyo twarunganya, rurahebuje. Dushimire umukiza, umukiza, urukundo yadukunze, tumuramye, tumuramye, tumuririmbe, tumuhimbaze. Dushimire